cyaba kibirimo. ishingiro ry'amarangamutima ngaho utubwire uti amarangamutima turayemera Yego twese yego. nuko watubwire kuri biriya bintu by'ikinyoma, kuri biriya bintu byo kuba umukozi wa satani, kuriya kwifuza ko mwahurira ahantu ukagira ibyo umubwira. Hari ibintu nubura utubwira uti hari biriya bintu bifite aho bishingiye, mu mbabare ntabwo natinyuka kubivuga hano, ariko nibura uvuga uti birahari, ariko bibaye bishoboka kugira ngo noneho tunahiremo ibyo urimo kuvuga neza tubishingiro, ni uko watubwira uti biriya bintu dore aho nabishingiye, dore abeshya atya, dore akorera satani atya, dore tunahuye, dore rya jambo navugaga namubwira ryo muri Bibiliya. So amarangamutima wasobanuye usaba imbabazi, tubwira ishingiro ryayo amarangamutima ni ayahe, ashingiye ku mujenosideri for example, ntanze urugero, cyangwa umubirigi ko yaba yarakondaniye u Rwanda kubera ko yabonaga ari umubuzibi. Wowe ikintu cyo washingiyeho mu mutima wawe cyatumye wataka umuntu kuriya, ayo marangamutima ashingiye. Njye ntabwo numvaga ari ukumwataka, kuko njye ndi umukristo nsanzwe ndi umukristo rwose. Wenda nshobora kuba natwawe nyine nk'uko nabyanditse, natwawe n'amarangamutima y'ibintu bijyanye n'imyobokamana n'imyemerere. Twese dufite ahantu dusengera, ariko mu marangamutima y'imyemerere dutandukanye, dore aho tudahuriza naha, dore ibimbabaza nubwo nta bitongoye, ariko dore aho tudahuriza naha ngaha. bigatuma wenda ndibuze gukora n'ibindi bigize icyaha, ndibujye kwisa icyo kibazo cyo nzakira n'ejo sinzi igihe basengera, ariko nshaka kuzajyayo. Nibwo nabonye abanyarwanda bakurikirana uriya mu mama n'ahantu basengera, nibwo nabonye imbaraga z'abantu bamukurikirana. Ntabwo n'ingizi reka nshobora no gufashwa binyuze muri iyi nzira ye, binyuze mu byo nakoze, ariko ndareguretinga nabonye ko nakoresha amagambo akomeye. Njye mbyandika ntabwo Karame. Abantu bavuga ko wahatiwe gusaba imbabazi. Oya icyo cyo kiveho. Ikwiti nikoreye ubwanjye. Ikindi cyavaho, Godfather, reka ngufashe Bakame, kandi urakoze kuza. Akantu utangiriyeho buriya nubwo kakujyanyemo neza, uti Godfather dupfa iki? Ngewe ahubwo nkubwije ukuri, kandi wakoze kuza, hari umuntu wakwise intwari utarazi. Uri intwari nuko ubuje hano, ariko n'iki cyo kuvuga Godfather dupfa iki, utubwire basi ko ari urwenya. Ubundi umuntu abantu bavuga ibi bintu, ubwo hari icyo ahubwo ntiyabagukunda, hari icyo mwaba mupfa koko, ahubwo bakaba yitangirira kukumushima ko yabigize na topiki, abantu bakabivuga bigatuma unaza. Godfather buriya hari ikintu mupfa. Nuko nyine nuko atari ubwa mbere, ndabyibuka hari indi saga nk'iyigeze kubaho nyine akora space, ariko ku rundi ruhande nanone nta kibazo bitwaye. Mboneyeho n'umwanya wo kugira ngo mbashe kwisobanura, ngira ibyo nisobanura, ntabwo mbizi aho ejo nzaba ndi, ariko byibuze basi ngira ikintu mvuga ku byo nanditse. Yego. Nabuze akawunti ya yuriya mubyeyi, ntabwo nayibonye, sinzi n'aho namukura, byanyobeye. Ubundi niyo nakisaba imbabazi nyirizina. Rero ibintu nanditse murabizi, hari igihe tuba obsessed yo kuvuga ibintu tutatekereje kabiri. Ntabwo wenda mvuze ko ntari nabitekerejeho, ariko nuko ikintu cya mbere kijyanye n'ibintu by'imyemerere, ntabwo njya nemera abantu abamama ko nyine bafite uburenganzira bwo kuba abapasiteri cyangwa se abayobozi b'amadini. Icyo cyo byaba indi debo. Icyo ni icya mbere. Bikamuhindura uwa satani se cyangwa umunyabinyoma? Yesu nawe yajyaga abwira abantu ngo muri abana b'inzoka, kandi abibwira abandi bantu nabo bigishaga ijambo ry'Imana. Nyine ni ibintu by'imyemerere, ni ikibazo cy'imyemerere ariko ntabwo byari bikwiriye ko nza kubyandika hano pe, ntabwo byari bikwiriye. Ndasaba imbabazi, ntabwo iriya twitsi nabikoze, ntabwo nari mbigambire. Nyine nibwo nabonye nyine ko nakoresheje amagambo atari meza kandi akakaye. Ibindi Karame,
Bakame urakoze cyane njye ndacyagushima basi nubwo wenda bitarimo kujyamo neza ariko kuba waje ukaba urimo no kuvuga njye ndimo kubishima. Okay, reka tuvuge kuri icyo kintu cy'uko utemera ko abadamu abamama abagore baba abayobozi b'amatorero baba ababwiriza butumwa baba abapasiteri fine icyo ngicyo ni ikintu umuntu ashobora kukumva ku ruhande rumwe bigendanye n'imyumvire yawe n'imyemerere yawe, ariko ibyo ushobora kubyita ubushegabo, wabyita kuzamuka umuntu akajya aho adagomba kujya hakaba yari abagabo gusa, ariko akantu ka satani ko kuba umukozi wa satani ko kuba umunyabinyoma ukavuye hehe? Kubera ko ushobora kumushinja ko arimo kuvuga ibyo adafite mu nshingano kubera ko ari umugore, byakabaye bivugwa n'umugabo. Hanyuma ikinyoma kiri he? Satani iri hehe? Biratandukanye kugira ngo kuko nukoresha ukuri neza nibwo abantu bari bugufate ko uri genuine no mu mbabazi wasabye. Utwo tuntu dusobanure ikinyoma kiri he, Satani ari hehe, nimuhuru uzamubwira iki muri ijambo ryo muri Bibiliya? Ignatius ashobora kumubaza ibibazo bikomeye kandi nyamara yabivuze, ahubwo tuweka tumufashe gusubiza. Tumufashe ariko wavuga gusubiza. buri gitangaza Umva Godfather, ndagusabye. urasubiza ugiye uri Bakame. Oya, ntabwo ngiye kumusubiriza njyewe. Ntabwo musubiriza. Ibi bibazo birakomeye kuruta iriya tweet. Thank you. Ntabwo munyumvishije neza. Ntabwo ngiye kumusubiriza, ahubwo njyewe ngiye kumubaza neza kugira ngo asubize. Bakamara abayobye. Aravuze ngo Yego. byatewe n'ibintu bibiri, amarangamutima n'imyemerere. We niko avuze. Noneho Bakame bakubarije wenda ikibazo bagishize mu bwenge hejuru cyane, yereka ngishire hasi. Kuko uyu nguyu ejo n'ejo bundi bashaka kumuhamya icyaha, wenda kanagenda akanafungwa, abo gasanga ibyo bintu biracyamurimo cyangwa yibisigiye n'abandi benshi. Reka bibe n'isomo ku bantu barimo kutwumva, nawe ubwe yigaye anamenye ko yakosheje. Bakame, wowe ufite ukwemera kwawe, nanjye mfite ukwanjye, Godfather afite ukwe, Pastor Kabanda afite ukwe. Nimba wowe ukwemera kwawe gutuma uvuga ngo arabeshya ni umunyabinyoma, uwo nawe ahagurutse nawe akabyira pasiteri wawe, nawe urabeshya umunyabinyoma, nanjye ukambwira nanjye nkakubwira, urabona tuzagarukira he? Njye ndabaza Bakame, kuko ufite ukwemera kwawe n'undi afite ukwemera. Genda umwandikire kuko yagiye muri aho, ariko reka tukomeze. Oya Godfather, aka kantu abantu bakumve neza hano. Umwisilamu afite ukwizera kwe, umuporoso afite kwizera kwe, Pastor Kabanda afite kwizera kwe. Abantu bahamagaranye abanyabinyoma, abantu bagarukira he? Ahubwo wowe genda wemera ukwawe, ugukomeremo neza, ureke n'abandi bemera ukwawe. Bakame yavuze ko ibyo yakoze ari ikosa ryemera kandi yarisabiye imbabazi. Oya, yavuze ngo bitewe n'ukwemera kwe. Attention hariya, ako kantu urashaka kubigira lastique. Yemera iki? Yemera iki? Ntabwo yakivuze. Ikintu yavuze twari duteze amatwi hano. Ikintu yavuze atemera ni ugufata iya mbere, ni nko kuyobora itorero, kuba ari wowe muvugabutumwa, kuba ari wowe pasiteri cyangwa se apotere cyangwa se bishopu uri umugore. Ako kantu hari ahantu muri Bibiliya hari aho kanditse Ignatius. Oya nuza hari aho muri Bibiliya buriya hari aho handitse ngo igihe abagabo bazaba bavuze babuze, ngewe Imana nzakoresha abagore. Ibyo bintu birimo muri Bibiliya hano. Ntabwo nshaka kugira ngo akazi kanjye ntabwo katazigera gakorwa kubera ko habuze. Ariko se reka mbazi none, ariko ntago bivuze ko ntaho bihuriye no kuba umugore
wamushinja ko avuga ibinyoma. ariko se ni gute muri gufata ibi bintu tureke kubijyana muri Twitter nako mu iyobokamana tubishyire mu buzima bwa buri munsi? Hari ibintu ngiye muri guhuza ngiye biri kundya ahantu, kuki muri kubishyira muri kuvuga ngo Godfather, reka mbikubwire neza. Ni nko kuvuga ngo mu rugo, muri famille, umugabo niwe mutware w'urugo, ariko igihe hatari umugabo, umugore azayobora urwo rugo, azaba umutwe w'urwo rugo. Now ibyo ngibyo bitandukanye no kuba wavuga ngo biratandukanye cyane. Ikinyoma kiriye Satani iri. Nemera Bibiliya, nemera ko umugore n'umugabo bose wowe Riso tuve muri Bibiliya. Ibi bintu mu buzima bwa buri munsi bisanzwe iramvugira kwiye ku muntu usanzwe. Mu buzima busanzwe iriya mvugo ntikwiye kuko yubahutse umuntu deja angana na mama wiwe. Ibyo iyo mvugo nta aho ngaho rero niho uretse gato ndakubwiza ukuri, uretse gato iyo akoresha iyi mvugo ku muntu usanzwe, reka dufate umuntu nkande, iyi mvugo iza kuko muri kuza kwisha muri Bibiliya kugira ngo mushyiremo excuse. Iyi mvugo yiba yakoresheje ariko no muri Bibiliya ntaho biri yese, ariko mutari kumva. Ariko munyumve mu ntiza amatwi. Iyi mvugo yiza kuba yakoreshejwe ku wundi muntu usanzwe ufite ibindi akora. Natanze urugero kuri Coromine w'umunyamategeko, umuntu akaza akamwibasira ariko akoresheje imirimo akora. Urimo kunyumva? Ibi ngibi gusebanya no guhararika mu ruhame birakwiye. Mureke kubifata ngo mubiza urebe connection nk'ivemo. Turakumva ariko byari bicitse. Urimo kumvikana? Turakumva ahubwo tubivane mu ijambo ry'Imana, tubivane muri Bibiliya, tubishyire mu buzima bwa buri munsi. Ariko Godfather wemera ko mu rukiko naho hakora ibimenyetso? Ariko rero uri so wetandukanyije n'ubwenge. Oya, none se uri kuvuga ngo tubikure muri Bibiliya, we arakubwiye ati njyewe Bibiliya nkoresha ivuga yuko umugore atagomba kujya imbere ariko se ibingi ntabwo uramaze, ntabwo ibyo ngibyo biguha uburenganzira bwo kuza kumuhindanya. Kuba wemera umuntu ushobora kutamwemera, n'uburenganzira bwawe. Twese dufite imyemerere yacu. None se ko ntemera kiliziya gatolika, nze hano ntuke papa? Ko ntemera Islamu, ko ntari umumizirma, fata ahangaha mfate umuyobozi wa Islamu mutuke? Mwita umukozi wa uretse gato, mwita umukozi wa Sekibi. Wilson reka ibyo bintu, Wilson kuba Bibiliya yavuga ngo umugore ntahagarare mu bantu, wowe wareka kubyemera, ababyemera bakahagarara. No, hari ibyo ntemera. Wilson, reka nkubwire ikintu kimwe. Ngiye kuguhereza urugero rumwe. Ihangane Ajabu, ndaje nguha ijambo. Ihangane wowe Wilson. Kubera iki hariho inkundura yo kwamagana abahomofobike, bakavuga ati ntibikwiye? Kubera iki icyo kintu gihari? Ndashaka uretse gato. Ntabwo kuba utemera ibyo umuntu akora, kuba utemera umuntu n'uburenganzira bwawe, ntubyemere. Nta burenganzira ufite bwo kuza kumwibasira in public. Ibi ngibyo tuvugira mu mazina yabyo. Bakamara amajije ngo mpiki nawe, nta kintu bakamena piki nawe kweli. Bakamena piki nawe. Bakamenya bari wowe wenyine. Godfather. Gitwaza ejo bundi atubwira ko turi abakozi ba Satani kubera abantu bose dufite amadrede ababa rasta, ko ntabonye mu mukorera space cyangwa we ko batagiye kumwigaho ngo barebe uburyo ariko abantu babisobanuye hano. Twabisobanuye. Nimba ataranakorewe space twarabineza. Uretse gato tugende gato. Uretse gato nani Wilson, reka ntimwongere kuzana excuse. Uretse gato ntimwongere no kuzana excuse ya Apotre. Kuko excuse ya Apotre muri kuzana itandukanye n'iyi babisobanuye. Apotre yavuze muri rusange, ntabwo yafashe umuntu ngo amwibasire. Nta muntu yigeze ameshoninga. Yavuze ku myemerere. Aya masaha imyemerere washyiraho comment. Ariko ntabwo ushobora gufata umuntu individual ngo umufate umuhuze n'imyemerere hanyuma ubimuryoze. Ikindi niba yavuze nk'umugore akavuga ibyakavuzwe n'abagabo, reka mbyite gutyo, ibyo bibihindura ibinyoma. Ibyo bibihindura ibya Satani. Wenda yafashe inshingano y'umugabo, ariko gufata inshingano y'umugabo uri umugore bivuze ko ibyo urimo gukora ari ibya Satani.
none se bivuze ko ibyo urimo inyacyo kuvuga iyo ari ukoze ibinyoma. ibinyuranye na bibiliya ntabwo uri gukorera satani. ngaho reka dufate n'abandi bantu, ariko Wilson karame gerageza ufate umwanya, sibyo? Mhm. uvanemo ekuteri ukoresha telefone bisanzwe, nta ekuteri zirimo. maze utekereze kabiri. Reka dufate umuntu bita Ajabu. Njyewe nta marangamutima, nta nubwo ndanga kugira ngo ndigate umuntu mubwire ngo ibi ngibi wakoze. No. Ibi wakoze sibyo kandi Ah, bya byiza byo kwanga dupfiki. Ndeke kuvugira amazina yabyo kugira ngo mve ko ntacyo pfa nawe. Genda utumbinda ibyo wakoze ntago bikwiye gahambirwe. So twagiye Ajabu, fata yes. ijambo. Godfather urakoze cyane. Icyo nshaka kuvuga, ikibazo kirimo hano nta nubwo ari ukuvuga ngo runaka yakoze nabi cyangwa ngo yakoze iki. Ikibazo kiri mu kumenya ese uburenganzira bwanjye butangirira hehe ukagarukira hehe. Kuko hari ukuntu utekereza ko ibyo wemerewe kuvuga ubyemerewe kubivuga ku bandi bigashiduka wabangamiye uburenganzira bw'abandi. Kuba utemera ko abagore bavuga mu kiliziya cyangwa mu rusengero cyangwa mu isinagogi aho ariho hose, iyo ngiyo ni shwa umuntu yikorera ku giti cye, atakwiye kujya gute ku influence abandi. Ubwo rero ikibazo cy'uyu Bakame ni ukumenya ngo nubwo mbyemera ni ngombwa ngo njye kuopresa abandi. Akaba ari naho nabonye ikibazo, the plus aza kwisobanura ahangaha ararushaho kwagrava ikibazo, kuko ndimo ndibaza, tuvuge ko ibyo bya paseri birangiye, ese abafeministe bo nibazamo. Ari kuvuga ngo Bibiliya izana andi ma example abitwa ba Lydia bavugaga ivanjiri, kandi n'umugabo we witwa Akila. Ubwo rero nkavuga nti rero n'abandi benshi, witwa Debora yabaye umucamanza wa Israeli. Iri vanjiri twese twemera riva mu Baheburayo. Hano ikibazo kiri mu kumenya ngo uburenganzira bwanjye n'ibyo nemera ntibukwiriye kujya kubangamira abandi, naho amakosa ye yayakoze, kandi urumva nta nubwo ari ubwa mbere, ni ubugira kabiri. Ntabwo ndi kumutemeraho itaka, ariko hari igihe mba ndi gutekereza ko biba bina ngombwa ko abantu bakubita akanyafu kunda kugira ngo babere abandi akabarore, n'ejo bundi hatazagira usubira gukora iki ko yaryakoza. Nkavuga nti rero uburenganzira bwanjye bugomba kugira aho bugarukira kugira ngo ntabangamire ubw'abandi. Murakoze. Nuretse ko mubeshyeye kuvuze ngo ntabwo ari ubwa mbere, ubugira kabiri yabibwiye ndi yabikoze. Ntago mvuze ngo uvuze ko ari ubwa kabiri. ubwa mbere habaye iki? Numva neza icyo nari mvuze. Umva icyo nari mvuze. Uvuze ko ari ubwa kabiri ono. Iyo uvuze ngo ntabwo ari ubwa mbere ni ubwa kabiri, gira ba specific iyo tweet yindi ya kabiri. Let me be specific with this. Icyo nashaka kuvuga ntabwo navuga ngo it was the same scenario, ariko the same saga iri controversial nk'iyi ngiyi n'ubundi Bakame yayigaragayemo. Itari kuvuga ngo atuka umuntu, ariko the same scenario iri controversial nk'izi ngizi. Ubwo rero iyo bibaye uyu munsi akaza muri iyo ni iyihe y'ikotinge hano dusasa inzobe. Ntabwo mwabwira ko agiye. Nagaruke. Muri kunyumva ra? Turakumva. Uwo munyarwanda nagaruke. Garuka wa mugabo we, ariko anatanda mbere ko dufata abandi mwese muranga mwari mwavuze. Keminiki. Arinde wiyemera sha. Ese uri mu muhanda? None se iyi space ni shift ndiho, aho mwagiye mureka. Anyway, ni minota mike ntwara. Kabagambe ndagusuhuje. Inshuti yanjye ndakwemera cyane, urinde wiyemera, burya tujya tubimarira mu biganiro, ariko ndakwemera. Birani mu biganiro abantu bazi gutebya baba babizi. Aha, ngewe rero ikintu nashaka kuvuga hano ni ntabwo ndi butinde, kubera ko ntabwo ngewe nafata uriya mwana ngo murimireho itaka cyangwa ngo mvuge yuko yakoze amakosa, kuko uriya abantu bakunda kuvuga, abantu bakunda kwandika, abenshi ngira ngo wenda abantu bazi itangazamakuru abenshi bahora bakora edit cyangwa bakabahamagara ibintu banditse bakabisiba, kubera ko niba inshuro nyinshi uyimara uri kwandika cyangwa uri kuvuga
birashoboka ko ushobora gusobwa ukavuga ijambo cyangwa ukavuga ibintu bibi ku muntu ariko nyamara nta intention wari ufite, ahubwo wenda ari uko imyemerere cyangwa uko wabyutse utekereza cyangwa ari nk'umuntu mwaganiriye akakubwira ibyamubayeho, bigatuma ushobora kugira amarangamutima. Mugani Kabagambe yabivuze ati hari ukuntu abantu dutwarwa n'amarangamutima, bigatuma ushobora kubyuka ukandika ikintu, ariko iyo utekereje nka nyuma y'isaha ubona feedback abantu bari kuguha, ugashobora kuba wafata umwanzuro ukayikuraho, cyangwa ugahita nyuma ukora uvuga ati mumbabarire nahubutse. Abantu benshi barabizi iyo ibintu nk'ibyo ngibyo bibaye mu rwego rwo kwirinda gukurikiranwa, cyangwa ushaka guhita ubitangirira kare ugahita usaba imbabazi, abantu ntibanabikomeze. ntabwo usaba imbabazi iyo ni ukuvuga ngo usaba imbabazi wemeye ikosa wakoze. Oya, nicyo ndi kuvuga. Nta mbabazi nibwo dushobora gusaba imbabazi kandi ibyo wakoze, ibyo wasakaje bigisakajwe bikiri. Icyo ndi kuvuga ibi bintu byakozwe kubera umva Kemini, ibintu byakozwe kubera ama views. Ni views, nta rundi rwangu uriya mwana afite bro. Niba yabikoze ari views, ni views, niyo mpamvu na tweet yateje saga n'ubu ngubu atigeze ayisiba. Urukumva? Niba ari views nta kibazo, ubwo niba zimutunga cyangwa zimugaburira nta kintu bitwaye, ubwo nyine niba zimugaburira yihangane, ariko yakosheje. Icyo rero njye ndimo ndavuga nuko ashaka kubikora akabona ko yakosheje akabisiba, kandi ngira ngo nawe wabivuze, abantu bose bazi urwego bita RIB, ni ukuri kw'Imana, nanjye ndi umuntu wababera umuhamya, ntago RIB igufunga itakugiriye inama. Ntago ishaka kuguhamagara rimwe ngo tugiye kugufunga kuko wakoze iki ngiki, cyane cyane iyo bije muri ibi bintu by'umunwa, kuvuga defamation ukorera abantu. RIB igihe cyose cyangwa n'inzego zikugira inama iyo utumvise, cyangwa ku nshuro ya kabiri ya gatatu nibwo bavuga ngo uyu muntu turabona yananiranye. So ikindi najya mvuga nuko abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo umuntu runaka uriya mupasiteri aragenda agatuburira abantu akabamba bakamuha amafaranga. Ndabibutsa yuko mugende murebe individuals tugira hano hano mu Rwanda, niwe muntu wenyine ushobora kuba amaze gukodesha BK Arena inshuro nyinshi, kandi ari umuntu umwe, atanavuga ngo ngewe ngiye kuyikodesha kubera ko nzi ko abakristo banjye bazama amafaranga, ahubwo ngiye kuyikodesha kubera ko nge nizereye mu bakristo banjye. Anyway, ni ukuvuga ngo unayishyura mbere yuko n'izo offering baguha zimera gute, bazikwemerera kuziguha, uba wabikoze mbere. Ni ikintu ukora in advance kugira ngo bakwemerera aho hantu kuhakora iyo sport bayiguhe. Niyo mpamvu iyo ufashe umuntu nguwo ugira uruhare, kuko nubwo muvuga ngo ntabwo yishyura imisoro, ntabwo amafaranga bashyira muri BK Arena ari umuntu ku giti cyo yashyira mu mufuka. Hari ahantu ajya kandi hazwi, ari niyo mpamvu BK Arena ihari, ari niyo mpamvu yitwa BK Arena. Hari abantu bayiguze bayitangaho amafaranga, nabo baba bagarurizamo aho ngaho. Iyo ufashe rero umuntu nguwo ukodesha ikintu inshuro nyinshi, ufite abantu rimwe higeze kuba amasengesho muri stade, abantu twese turahaguruka, abantu barimo barapfukama basenga mu mvura, turavuga ngo abantu basenga mu mvura nyine bamwe dutangira kubita abasazi. Yes, abantu baraza bararakara, ariko umunsi wakurikiyeho nahuye n'umuntu arambwira ati Kemnick, buriya iyo ufashe 45,000 biri ahantu hamwe ukabyita abasazi, abo bantu 45,000 uramutse ubahagaze imbere wababwira iki? Icyo gihe nanjye ndi mu bantu kuko bibazaga icyo kintu ni icyo kintu ubundi kibaho, ariko naraje bukiye bw'abantu abani I'm so sorry, abantu ninsatinze kubera imyemerere yanyu, mumbabarire ntago bizongera. Kugeza uwo munsi nubwo ntago njya nsenga, sinjya hehe, ariko ndi mu bantu bashyigikira ko dushobora kubona insengero nyinshi kuruta utubari, kubera ko ibikorwa bikorerwa mu nsengero n'ibikorerwa mu tubari ni ibintu bibiri bitandukanye. So wenda icyo nasorezaho nuko
yes aba yakoze amakosa, yanabimenye, yego yanasabye n'imbabazi. Claudine yageze no kubivuga, ndetse biriya byo gusaba n'imbabazi biramutse bagiye gukurikirana, biriya byo byanamushyirishamo kuko already aba yamaze kwemera icyaha. Ubwo biramutse bije mu mategeko akajya kuburana, icyaha cyo aba yakiriye, kubera ko kwandika usaba imbabazi egare kuba wemeye ko wakoze icyaha, ubwo amategeko iyo agiye gukurikizwa icyo cyaha nyine urakihanirwa bikarangira kuko wamaze kucyemera. Wenda ikibamo n'inyoroshye y'igihano, kubera ko nubwo ntazi amategeko ariko habamo inyoroshye y'igihano kubera ko uba worohereje ubutabera. So rero mu myaka nanjye mba maze hano kuri iyi mihanda hari abantu benshi tugongana, ariko inshuro nyinshi niyo turi gukebura umuntu, ngira ngo tuba twarafashe isomo ukebura umuntu mu buryo agomba kumukebura, yabisoma kuko ngira ngo wenda Kabagame niyo mpamvu nabimusuhuje arabizi, hari igihe tujya tugongana hano, ariko umuntu wese ubisoma ntabwo ashobora kuvuga ngo Kemunike Kabagamba arakujyana muri RIB. Kubera iki? Oya, kubera ko mba natatse ibyo ndi kubona iki, ariko ntabwo nakwata ku muntu kugera ku rwego nshobora kwinjira no mu buzima bwe cyangwa kujya kumwita ikindi kintu adakwiriye kwitwa, kubera ko ibyo ngibyo biba bimeze nk'aho nawe wamaze kwiyambura ubumuntu. Wenda tunabivana no mu bintu by'Imana, umuntu uwo ari we wese na anonymous iri ahangaha kuza nkavuga ngo uyu muntu wenda ni indaya cyangwa uyu muntu ni imbwa, nabishyize ku mutima, icyo gihe icyo kintu nyine nyiregewe nagihanirwa. Rero iyo wamaze kwita umuntu ukamwita andi mazina ataraye kandi amazina asebeje, uwo muntu aba afite uburenganzira bwo kuba yajya kukurega cyangwa bwo kuba nawe wakwicara n'iyo atakurega, ukumva yuko umutimanama wawe ugomba kumubwira yuko nakosheje, nkasaba n'imbabazi, yaba ari n'abamukunda. Kuko niba umuntu afite abantu ayobora banaruta n'abawe, aranabazi, baranamwubaha, ukamutukira mu ruhame, ukamwita ikintu mu ruhame, tutiriwe tujya no mu bintu by'Imana ngo yakoze icyaha no mu mategeko, umutimanama wawe uricara ukumva ko wakoze amakosa. Niyo batagukurikirana, ibyo bintu uzahora ubana nabyo ko hari umuntu wahemukiye, kandi mu by'ukuri hari abantu benshi yagiye agirira neza. Ndumva njyewe niyo idea nari mfite natangagaho, abandi mwakomeza. yewe urinde wiyeme, ahubwo bazaguha akarere. Ndumva waramenye ubwenge, ufite ubwenge, uvuze ibintu urabitondekanije, niko bimeze. Iza ry'Imana ugende baguhereza akarere ukayobora, usimbure meya wa Nyanza, kuko uvuze ibintu nk'umuntu ni macuwa, uvuze ibintu udafite ubuhutaje. Ibi ngibi nibyo twavuze, ntabwo ngewe nibasiye, nta n'uwo twibasiye umuntu, ariko ngo dufata ntabwo nzaza hano na Kemunike, nawe urabizi n'undi uwo ari we wese, nkuko nanjye ningera ibyo nkora muzaze hano mumubwira ati oya sigaho, ibyo ntibikwiye. Niko kubana muri sosiyete, ariko ntabwo nzaza ngo kubera Bakame turi ahangaha azakora konti retweet, azarayikinga tubara kuri iyi platform, mbona ibyo yakoze bindeke kubivuga kugira ngo abone ko mukunda. No, ndagukunda, ariko nta n'umwe ngukunda, ntabwo ndanga kugira ngo mbakunde, namwe ntimuzankunde, ariko twe tubwizanye ukuri, ibi wakoze ni ubusa. Kemini kude chapeau, wabaho burya ugira ubwenge, ntabwo nzi ko ufite ubwenge bugana gutya, uzi no kuvuga mu ruhame, kuvuga mu ruhame natugu, ntabwo nzi ko kuvuga gutya. Oya, gusa wenda ikindi nashaka kongera nuko wenda binamubera isomo. Abantu barabizi Bakame akunda nyine na attention seeker, abantu barabizi, ariko nyine ikibazo nuko aba yayishatse mu buryo butari bwo. Hari uburyo yari kuza akavuga ati Kemunike agenda nijoro yambaye ubusa, cyangwa ntabwo nge namureka, kubera ko nyine nanjye hari abo banarabibwiye. Ariko hari abantu nyine nagiye mbona barokore benshi, hari abantu badakinishwa, kandi n'abantu murimo muravuga ngo Gitwaza yaravuze ngo abarasta. Man bro, reka nkubwire, buri muntu amenya imbehe ye. Nyine niba batarakurikiranye Gitwaza cyangwa akaba nta kintu, none se wowe wibwira yuko uri Gitwaza? Aho kantu mujya mugatekerezaho. none se ngwiki
noneho hari umuntu uri hejuru y'amategeko cyangwa urenze undi ariko nta tegeko riraha mada Claudine mbabarira reka nawe uranditse mbabarira ibyo godfather ngiye bintu two kukurega nose kuvuga ko kuri ribu kuba nkwise madamu se ntabwo ndi nturi madamu wawe no madamu ni imvugo itari Claudine ntabwo ari imvugo nyandagazi Claudine ngiye Claudine mbabarira ibyo bintu two kukurega kubijyamo madamu ntabwo ari imvugo nyandagazi keretse nkwise umugore kandi n'umugore none se wumve Claudine oya akantu gake nari kubabaza iyo umuntu adafite urabuze kemini ngo iyo ngingo abikoreye ntabwo nshaka byose kuyigarukaho nayiretse agira undi yego yisubiza yego iyo umuntu ariko iyo umuntu icyo akoze navuze icyaha kirumvikanye noneho mbabwire iyo umuntu akoze icyaha hari ingingo eshatu zigaragaza icyaha hari intent motive niba atari intent to harm kuko iyo ngingo ya 39 y'iya tegeko ni umuntu ufite intent to do guteza akavuyo kwicira isoko umuntu intent ni ukuvuga ngo abikoza bigambiriye kandi icyaha cyose kigomba gusobanurwa kuba proved beyond a reasonable doubt. Do you think ino case igiye mu bushinjacyaha banayakira kuko it's almost empty uri kumva noneho hari na argument iri kuvuga ati se hajya satani ni icyaha satani ngo hajya umukozi wa satani satani si harimo abantu basenga satani kuko igihugu cyacu c'est un pays laïque ni igihugu